Reka nongere mbashimire inshuti zanjye mwese, abakunzi ba Nkwakuzi mwese, reka mbashimire umusanzu wanyu mu bitekerezo byanyu. Uyu rero ni wa mwanya twifuje turi benshi, mwifuje ngewe namwe wo kujya tuganira tugahugurana nk'abanyarwanda. Tumaze iminsi turi kuganira, bamwe muvuga ngo ubukoroni ngo mu gihe cy'ubukoroni. Igihe cy'ubukoroni ni ryari? Mbere y'ubukoroni, nyuma y'ubukoroni se ni hehe? Ubwo ni ukuvuga ngo mbere y'ubukoroni ni uko hari igihe ubukoroni bwari budahari, nyuma mu bukoroni ubwo ni uko hari igihe bwari buhari, nyuma y'ubukoroni ubwo ni ukuvuga ngo igihe bwarangiye. Yego. Hanyuma bamwe bati ubukoroni turacyaburimo, abandi tubukoroni bwararangiye. Ese nibyo? Ngarutse mbabwira ngo rero reka tuganire ku bukoroni bushya. Ubukoroni bushya noneho bwafashe indi sura, aho abakoroni mu bice byabo byose bahindiye uburyo noneho bwo kudukoroniriza mu bwonko, bwo gukina n'ubwonko bwacu, uburyo batwara ubwonko bwacu, uburyo noneho kugira ngo abe aribo badukoroneza, ari twe dusigaye twikoroniza, ari twe turi gukoroneza, turi gufasha abakoroni gukoroneza bagenzi bacu. Twe ubwacu turikoroniza, hanyuma tugatanga n'inzira zo gukoroneza abandi. Biciye mu myemerere. Ubwo nimvuga imyemerere, abakristu cyangwa se abamizirima bamwe baraza kuntera amabuye, ariko siko byagakwiye. Reka mbaho urugero rutoya. Imbunda mu bitugu, Bibiliya mu ntoki. Bibiliya ikatubwira ngo mugende mubwirize amahanga yose, abazemera muzababatize. Ese niko byagenze iwacu muri Afurika? Reka nigarukire iwacu mu Rwanda kuko ariho nzi. Niko byagenze. Ubundi abakoroni baza kugira ngo bajye gufata u Rwanda neza, batuzaniye icyitwa ivanjiri, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntanenga, shima. Ariko igitangaza ni uburyo baje bitwaje Bibiliya mu ntoki, ariko imbunda iri mu bitugu. Ngira ngo abazi amateka murabizi, bamwe mu banze kubatizwa guhera ku bami kugeza kuri rubanda rw'umwami, ku baturage ubwo muri make bose, abenshi barishwe. Abami baracibwa, Singa aracibwa, bamuca mu gihugu, ba Rudahigwa baricwa. Abanje kubatizwa abatware murabazi, kubw'igihe wenda sindi bujyemo ngo njye kuvuga umwe, barishwe bazira ko banze kubatizwa. Iyo ni ingingo ya mbere. Aho bamwe mu basogokuruza bacu bagerageje kurwana, bagerageza gukoresha imyambi n'imiheto, bazibira agashaka bo hake, ariko biranga. Nyuma yaho amateka abakunda gusoma murabizi, barushijwe imbaraga. Mu kurushwa imbaraga babacisha bugufi, babazanira Bibiliya. Hari umwe mu bashakashatsi nigeze kumva ngo barababwiye ngo nimuhumirize dusenge, bahumiriza barimo basenga, bakanguka bafite Bibiliya, batanze ubutaka. Ngo umuzungu yaje nta butaka afite, ariko aza afite Bibiliya. Hanyuma aratubwira ngo humirize dusenge, dusanga yarekuye Bibiliya, yayidushyize mu biganza. Hanyuma natwe dusanga twarekuye ubutaka, turamuhereza. Muzarebe amadini ubutaka afite ukuntu bungana. Abenshi ntago baguze, bagiye bafata nk'impano, ariko impano ko twishimye ku bw'agahato. Noneho rero reka dusimbuke tugere muri iki gihe. Ubukoroni batwigishije gutanga, kubahereza. Baratubwira ngo dukorere ijuru iwacu sino. Niyo mpamvu usanga ibihugu byacu bikennye, nuko ntabwo twigeze twigishwa gukorera ibihugu byacu.
shima Imana ko wenda bitangiye guhinduka. Noneho mu gihe cyabo cyabasogokuruza barabahabohaga bakabatwara bunyago, ariko ubu noneho twe twaboshywe mu bwonko, twe turijyana kuba abacakara, turishyira kuba abacakara. Umwana w'umusore arumva kubaho neza ari uko azajya muri Amerika. Abantu baragwa mu nyanja murabumva amanywa nijoro, nta yindi mpamvu, barashaka kujya kuba muri Amerika, barashaka kujya kuba i Burayi. Ariko reka tuvugishe ukuri, aya mataje tubona hano muri Kigali, izi nganda tubona hano muri Kigali zubatswe n'abantu bagiye i Burayi. Abantu bari i Burayi, abantu bari muri Amerika nibo bafite amataje meza hano muri Kigali. Ni ikikwereka ko ari ubukoroni, kuko n'abagerageje kujyayo baragukoresha bakayaguha, ariko bakagutegurira ibizatuma utayajyana, uzayarekera mu gihugu cyabo, wowe ukaba umucakara, ugakora ukazarinda usaza nta kintu usazanye, kubera bya bintu bagutekeye mu mutwe bakakwereka ko ari bo bantu, bakakwereka ko baba ariho hantu, ariko iwanyu nta hantu hariho, nta hahari, ntacyo havuze. Ibyo ni ubukoroni, ariko bwaturutse hehe? Bwahereye mu bamisiyoneri, bwatangiriye mu batuzaniye icyitwa iyobokamana ntanenga, ariko iyobokamana ryaje gufata umwana w'umunyarwanda, rimu foromate mu mutwe, rimwoze mu mutwe, rimubwire ko kuba umunyarwanda ari ikibazo, ariko kuba umunyaburayi ari ishema. Niho hantu bihera. Nujya kureba uraza gusanga no mu mashuri bagiye batuzanira, ntago byari inyungu, ntago ari inyungu badushakiraga. Twagiye kwiga, tukiga za siyanse zizatuma tuzabasha gukora mu nganda zabo bashinze. Batwigisha kuba abakozi beza, abantu bize mu bigo by'amadini mumbwire, ubu nk'abantu bari mu myaka za 50, 60, uburyo mwigaga, mwigishwaga kubara amafaranga, ariko ntabwo mwigeze mwigishwa gukorera amafaranga. Mwigishije kuba abacungamutungo, imitungo baba gucungira abandi imitungo, ariko ntabwo mwigeze mwiga kurema imitungo muzacunga mwebwe. Urugero, nujya kureba abantu benshi bakize, haba hano mu Rwanda, aho abo twagiye twita abakire, nyabakire, iyo turi kuvuga abakire, nta mukire mvuze mu izina, ariko murabazi, abo dushyira ku rwego rwiza, ntabwo ari abafite amashuri menshi, ni abantu bagiye gushaka amafaranga. Nujya kureba uraza gusanga abantu bagiye bigisha, abantu bigisha bijyanye n'ubukungu muri za kaminuza, ntabwo aribo bakire. Icyo ni ikidini yateguye, itegura abantu kuzaba abakozi b'idini, kuzakorera idini, ariko ntabwo yigeze yigisha abantu kuzakora ibizagirira igihugu akamaro. Nimumbwire nk'abantu baba baragiye bakiga uburyo bwo gutegura inganda, n'inganda bateguye. Abo bakoroni batuzaniye idini, aho nyine ayo madini yakomotse. Icyo i Roma yateguye mu gihugu cyacu, icyo Amerika yateguye, Ubwongereza, aho nta amadini yagiye aturuka, Abadivantiste, aho bagiye baturuka. Muze kureba mutubwire ngo ni hehe bigeze bigisha byibura gushinga uruganda rwaje, ntaho uraza kubona. Ariko abo batuzaniye Bibiliya nibo banazanye iki? Baza gutegura inganda. Nimuza kureba, nzabaha reference y'ibitabo nagiye nireferaho, aho bavuga ngo mugende mubashyire amadini menshi, mubashyire n'inganda z'inzoga. Muza kureba muraza gusanga izi nganda z'inzoga zaraje mbere kera. Nizo nganda babanje kuduhereza.
za Burarirwa, za Burarudi n'izindi za siribuka yo muri Kongo niba bayita ngo iki Bura, nayo bongeraho igihugu ibamo, kugira ngo abatari buhugire, batari burundumurire mu madini, baraza kunywa inzoga, bazaba basinzi, mutakaze ubwonko, mutakaze kontrole yo gutekereza ngo ni iki twakora tugatera imbere, tugateza imbere ibihugu byacu. Noneho usanga ntabwo twigeze dutegurwa uburyo bwo kuzaba abantu bakomeye, ahubwo twateguwe mu buryo bwo kuzaba abakarani. Abakarani wasangaga ngo umukarani wo kwa padiri ngo niwe muntu ukomeye ku musozi, ariko se yarakomeye, yakoze iki? Ni igiki yamariye umusozi akomokaho? Ni iki yamariye abo bagendanye n'abana babaye abakarani b'abapadiri, abo bagiye babaye abahereza, abo babaye abadiyakoni, ba pasiteri, abo bapasiteri nyine baturutse iyo ngiyo nyine muri ibyo boherejwe n'ibyo bihugu ngo baze kuvuga ubutumwa. Ntabwo ndi kuvuga kiliziya gusa, ni n'aya madini yandi yose yitwa ngo yaje mbere. Nimureba uraza gusanga nta kintu, nta bushakashatsi dufite bwerekana yuko hagiye havamo abahanga, abavumbuzi bavumbura ibintu byagirira umumaro ibihugu byabo. Ahubwo habaye akantu ko kudukinira mu bwonko, bagera n'igihe aho bananiriwe batangiriye gusaza, baraduteguye abana babo baza bakomereza aho bari bagereje, naho bavuze ngo ubukoroni ngo baraturekuye, ariko badusigira bwa bukoroni bwo mu bwonko, bwo gukomeza kudukinira mu bwonko, bwo gukomeza kuba ingaruzwa muheto zabo. Niyo mpamvu uzajya kureba ugasanga niyo dukorera ibihugu byabo, ntabwo dukorera ibihugu byacu. Wasanga hari abagiye kuntera amabuye ngo ndabeshye. Nimumbwire, ubu muzi abantu batunze ibihugu aya madini yakomotsemo? Wowe iyo ugiye gutura amaturo, ukagenda ugafata inka yawe ukayigurisha, ugatanga amafaranga kwa padiri, amafaranga bari buzagenda akaruhukira i Roma. Dufasha abanyarwanda, mufashe Roma muyirusha ubutunzi. Ntabwo ndibuka neza nimba ari abadivantisite aribo bakomoka muri Amerika. Aya madini ya Pentecote hamwe namwe ni muri Amerika no mu Bwongereza. Ngaho mbwira, amafaranga umuturage w'Icyangugu ari buture akaza agahura n'ay'umuturage w'i Kigali, bose bakayaterateranya, akagenda akaruhukira ku cyicaro gikuru mu Bwongereza. Ibaze niba umuturage wo mu Rwanda umwe yohereza amaturo mu Budage, undi akayohereza mu Bwongereza, undi akayohereza muri Amerika aho idini asenga rikomoka, undi akayohereza i Roma aho idini asengeramo rikomoka. Ngaho nimutekereze igihugu cyanyu mwebwe kizamera gite nimba abaturage bangana gutyo? Aba baturage nyine bo mu Rwanda mutunze ibyo bihugu, nimutekereze mwebwe ibihugu byanyu muzabitungisha iki? Urumva ni ryari wowe uzagera igihe cyo gutekereza ku gihugu cyawe? Ariko dutekereze neza, birava hehe? Birava ku buryo twigishijwe, noneho bakaza bakadufata bakadukoropa. Ariho hahandi uzasanga umubyeyi aca umwana we ngo yari umudivantiste, yabaye umwadeperi, yari umwadeperi, yabaye umurestoration, yari umurestoration, none yabaye umuzayoni. Ugahita uvuga ngo mwana wanjye nta sano ngifitanye, ukitandukanya isano y'amaraso ukayica, ngo kubera ko mutagihuriye mu idini rimwe nawe.
ubukoroni bubi cyane. Njyewe nimba ndi umurestoration ukaba umuzayoni, niba ndi umupantekote ukaba umukatolike, njyewe nawe tugahura tutakorana business dusa, tuvuga ururimi rumwe, tuvuka ku musozi umwe, ariko nge nawe tukaba nta kintu twakorana. Dushaka iterambere rivuye hehe? Menya ko niba ugifite imitekerereze nk'iyo, wowe ugifite imitekererezo nk'iyo yo kumva ko nta kintu wakorana na Nkwakuzi, nta kintu wakorana na Vava, nta kintu wakorana na Bosco, ngo kubera yuko ari umusilamu wowe ukaba umukristu, ngo ubwo ntacyo muhuriyeho, kandi musangiye gupfa no gukira, kuko ikizaza gihiga igihugu cyanyu ntabwo kizarobanura, kuko igihugu cyanyu nigihora mu bukene, abana banyu nibo bazavukira mu bukene. Ariko ntabwo mugomba gukorana ngo kubera yuko wowe amabwiriza ufite akomoka i Roma, njyewe amabwiriza mfite akomoka mu Butaliyani, wowe amabwiriza ufite akomoka mu Buhinde, njyewe yanjye akomoka mu Bwongereza. Nta kintu twakorana, kandi igihugu dushaka kuzamura ni igihugu kimwe. Mbwira nshuti yanjye, urashaka gukira bivuye hehe? Banza uhanagure, banza ushaka uburyo ki wiyambura ubukoroni buri mu mutwe wawe, ubanza utekereze ngo niki nakorana na mugenzi wanjye, niki cyo gukora tugahindura ubuzima, niki twakora tukaba abantu. Niba umuntu yaraje akakubwira ngo pfukama dusenge, humiriza dusenge, warangiza wowe wakanga ugasanga ufite Bibiliya mu ntoki, ubutaka yagusanganya bwagiye. Nimurebe ubutaka abo twita bihaye Imana, abo twita abakozi b'Imana, ababishopu, abashehe, nimurebe ubutaka bafite, nimurebe ubwo leta ifite, aribwo bw'abaturage. Ngo baje basanga dufite ubutaka, baza bafite Bibiliya gusa, hanyuma turahiranura, turaguranura, baduha Bibiliya, abandi babahereza Korani, hanyuma dukanguka dufite Bibiliya na Korani, ubutaka twabutanze. Ubwo ntabwo ari ubutaka, ubu ngubu ubutaka ni ubutunzi. Ubutunzi, ibi bitaka bitagatifu birimo ubwenge, ariko ntabwo bigeze batubwira icyo tubikoresha, ahubwo byaje mu buryo bwo kudukoroneza. Niyo mpamvu nta n'ikintu bitumarira. Niyo mpamvu usanga umuntu asoma Bibiliya akajya guhangana na mugenzi we, akirenganya ijambo rivuga ngo mugende mubwirize amahanga bazemera muzababatize. Ariko wowe barakubwira ngo uwanga mu mwice. Niyo mpamvu tubona abami, abatware bishwe ngo banze kubatizwa. Ariko barakubwira ngo mwene so ngo ninde, ngo mufashe, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu ya so. Mu nzu ya so ni mu musengero, ni mu musigiti, babandi muhuriramo. Naho umwana mwonse ibere rimwe, umubyeyi wakubyaye, ngo kubera ko adasengera aho usengera ngo ni umupagani, ngo nta kintu wemereye kumumarira. Dadi ni bishopu, dadi ni padiri, dadi ni shehi. Urahembwa. Birababaje, biteye agahinda kubona ushobora guhembwa umushahara wa mbere, ukajya kuwuha wa mbere n'uwa kabiri, ukajya gutanga amaturo kwa shehe, ariko umubyeyi wakuvunikiye akwishyurira minerevare, umubyeyi wakuvunitse, waguhetse, waguhinganye, utaramugurira igitenge, ukajya gufata ibihumbi 500 ukabijyana gushimira, kujya gushimira umuntu wakubonye ukuze. Nibyo yaragufashije, yarakureze, yaragusengeye, yakureze mu buryo wenda bw'umwuka bwa Roho Mutagatifu, abandi sinzi uko mubivuga. Ariko birakwiye ko ujya gushimira, ujya kujya kugura intebe 300 mu rusengero, iso atagira icyo yicaraho,
yaragurishije inka ye, yaragurishije agasambu ngo akwishyurire minerevare, nurangiza umuhembe kujya gufata umuntu ugenda muri Range Rover, muri limuzine, kujya kumuhereza amafaranga utarabanza gutekereza ko so agenda n'ibirenge, utarabanza gutekereza ko nyoko atagira akenda yambaye. Uwo ni wo mugisha batubwiye gukorera. Ntabwo umugisha w'ababyeyi ugifite agaciro. Ufite agaciro n'uzaturuka i Burayi, n'uzaturuka i Roma, n'uzaturuka mu Bwongereza, n'uzaturuka muri Amerika. Barakuzi wowe, ntabwo bakuzi. Rero nshuti zanjye, ndagira ngo mbinginge nkomeje, bahendahende, twongere tugarure imitima, twongere tugarure umutima, tuba abantu. Ntabwo iyi Mana uri gusenga, ntabwo numva na n'ubu, kugeza na n'ubu ntabwo ndumva Imana itanya abantu. Ntabwo ndumva Imana ikubwira ngo wowe ngo ntabwo ngo kuko tudasenga kimwe, kuko tudafite umushumba umwe, ngo ubwo wowe ntabwo ukiri mwene wacu, ngo ntabwo naguha akazi. Ariko nimutekereze ibyabaye mu Rwanda, ibyabaye mu Rwanda. Abanyarwanda bakabatatanya, bakabaremamo ibice, bakabaremamo amoko yagiye akageza kuri 94 kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho tuze twongere tumenemo noneho n'andi macakubiri y'abapantekote, twongere turimo amacakubiri y'abamizirima, turimo amacakubiri y'abakatolike. Tujye guhanganira bya bihugu noneho tugiye kubirwanirira. We barimo baragukinira mu bwonko. Nimba uzi kuhagarara ugahangana na mugenzi wawe, upfuye mupfa idini utazi iyo ryakomotse, utazi intego yaryo yarizanye. Kuko itorero ni rimwe, ngo mu moko menshi, ariko itorero ni rimwe. Hanyuma niba itorero ni rimwe, ni gute uza kumbwira ngo itorero ryawe ni ryo torero? Niba itorero ari rimwe, niba ugihangana udashaka gukorana na mugenzi wawe, udashaka gufatanya na mugenzi wawe ngo muzamure igihugu cyanyu, mufatanye muzamure ubuzima bwanyu, mwubake imiryango yanyu, ukaba ushaka guhanganira imyemerere, guhanganisha imyemerere, kutubwira uburyo iwanyu ari mwe musenga, ukaba ushaka kutwereka ko twe nta kintu tuzageraho, tuzapfa turi abatindi, tekereza neza umenye yuko wowe uri igikoresho. Bwa bukoroni bushya nakubwiraga, umenye ko uri igikoresho cy'abandi. Mu gihe wumva utampa akazi kuko nshoboye gukora, mu gihe wumva uruganda rwawe ruzakoramo umusilamu, resitora yawe izakoramo umukristo, resitora yawe izakoramo n'abakristo barimo ibice, babaremyemo ibice. Hari umukristo nyine ukomoka aho navugaga mu Bwongereza, hari n'umukristo ukomoka i Roma. Abasilamu nabo barimo ibice, njya mbumva barimo ibice. Ngaho nimumbwire tuzagera kuki dufite ibice bingana gutyo? Tudashaka kumva ko nimba tuvuka i Muhanga, tuvuge ngo Muhanga yacu tuyikorera iki? Ahubwo turakubitana ahangaha, tukubitana imitwe y'amadini. Urajya kurwanirira Ubwongereza, ubarusha iki? Ahantu aba bazungu babera abahanga cyane. Ntege kuvuga ngo n'abagome kuri twe, ariko kuri bo ntago ari abagome ku giti cyabo. Babumva nyine barimo barategurira abana babo hazaza, ariko twebwe ntabwo turi gutegurira abana bacu hazaza. Twe turimo turaboreka, turimo turabajugunya mu nyanja batazabasha kwikuramo.
kuko badusanze mu nyanja bazaza nabo biyiziremo. Dukomeze twibereho gutyo pe, dukomeze twibereho mu buryo bwo guhangana, duhanganishije iyi myemerere, duhanganishije ubukoroni bushya bwaje, ubukoroni bushya bwinjiriye mu madini, ubukoroni bushya bwinjirira mu myemerere. ntabwo nzi na n'ubu ntabwo ndiyumvisha umuntu utinyuka gufata umuntu bonse ibere rimwe akamubwira ngo nimba uvuye mu idini ryacu rya gakondo, iryo dini ryawe uzi aho ryavuye, uzi uwarishinze icyo yari agamije. Amwe twumva ko nayo yagiye yiyomora ku yandi kubw'ibyo batumvikanaho, noneho wowe ugahita ushaka kujya kurwanira ibitekerezo bya wa wundi wiyomoye, kandi ahari we aricaye aratuje aranezerewe, abana be bararya bakanywa, bararya ku byo wowe uri gukora, kuko yahinze mu mutwe wawe, yahinze mu bwonko bwawe. We yahinze mu bwonko bwawe, arimo arasarura mu bwonko bwawe. Niyo mpamvu uzarinda upfa nta kintu ugezeho, nta kintu uzasigira abuzukuru bawe. Warategura, bageze ku rwego bategurira ibinyejana, umuntu yicara akavuga ngo ubu n'ubuvivi bwanjye buzabaho, narabateguriye uburyo bazabaho. Uwo muntu niwe wirirwa wiruka inyuma. Iyo udashaka gutekereza, uwatekereje aragutekerereza, warangiza ukagendera mu bitekerezo bye. Ndagira ngo umfashe nshuti yanjye, dufatanye njyewe nawe, twoze ubwonko bwacu, tugabanye ubucakara bushyashya, dukure ubucakara bushyashya buri mu mitwe yacu, butwumvisha ko ubuzima bwacu buri ku muzungu, ubuzima bwacu ngo buri kwa dadi. Kwa dadi yo abanyamadini nimuntera amabuye, ariko umutekereze neza uwo wita dadi, ejo afata indege akigendera, ugasigara wangara, ugasigara womongana, imitungo warayimariye aho ngaho kwa dadi, utaranayijyanye ngo uguriremo so agasambu. Ka gasambu nibikuyobera uzagenda kubwira ati mwana wanjye n'ubundi byose ni ibyawe. Urateranya amafaranga ngo mugurire bishop cyangwa shehe imodoka nziza, ariko ntago wagurira so mu cyari gare, ari wowe gutayeho imitungo ye, ari wowe wagurishije isambu ye, ari wowe wanze kugura agapantaro, warangiza ukajya biteye agahinda. Ntago ndi kwiyumvisha uburyo abagore n'abagabo dutekereza, abasore n'abakobwa mutekereza. Turatekereza dute? Turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro rero, ndagira ngo mbasabe nshuti zanjye, banyarwanda, bene data, bene mama, babyeyi murerera u Rwanda, duhumura amaso, turera abana bazavamo abantu. Ntabwo tubanze gusenga, mutumva mvuga gutyo ndasenga nkunda Imana, ariko nanone nimuhumure, mwigisha abana, mubigishe gukunda Imana, Imana ikunda abantu, Imana idateranya abantu, Imana ikunda ubumwe, Imana yo mu ijuru iyi ngiyi tuvuga ikunda ubumwe. Ntabwo Imana itatanya abantu, iremamo abantu amatsinda, ugasanga idini rimwe rimaze kuvaho amadini 5, 6. Tubona uwabarura amadini amaze kuva kuri ADEPR ntabwo wayabara, kandi abakurikiye abo bagiye bagenda, buri wese agenda ajyanye amahame ye, babandi bamukurikiye bagaruka guhangana na babandi. Imana irarwanirirwa. Uri muntu cyo kujya kurwanirira Imana? Byose ni ibidukururira mu bukene, ibidukururira mu butinde. Reka rero mbashimire, ntimwibagirwe gukora like, comment, share ndetse na subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ko bizajya bigenda biza umunsi ku wundi. Imana ibarinde.